tubashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo Rwanda. ni 3:02 mwanya w'urubuga rw'imikino. turizera ko muri hose mukomeje kugubwa neza mudukurikiye, natwe tukaba tuguwe neza no kuza kuganira namwe byinshi biba bivugwa muri siporo hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibivugwa hakurya y'amazi magari. muri studio ndi kumwe na Ruvuyanga Nkuru Nziza. waramutse neza cyane Nkuru Nziza Ruvuyanga? Amutse kwizi na amahoro. None se numvise uvuga nk'umuntu w'umutagatifu. bimeze bite? abakirimo icyo bita inika udavene no mu muhogo ariko inika udavene biba biri bugende bisobanuka. mu interprete wanjye Lorenzo arahari namwe. arankomerekeje ndakomeretse. Urokomeretse? I'm hurt. arankomerekeje cyane. aragutsitana muri iki gitondo. uwo muhogo harimo inika udavene veneno. ubaha ikiratini Ruvuya. ubaha indimi, ubaha ikiratini. cyubahe rwose. ntuzongere. never. ubwo yari kuvuga ko harimo iki? Mponyo ikiratini birimo simbizi. ntabwo nskaninga umuhogo ariko ikiratini arashangije. ushaka kuvuga ngo umuhogo wanjye ntabwo umeze neza. oya ahubwo kamusonere inika udatuzongera kubikoresha. yari kuvuga ati umuhogo wanjye ntabwo umeze neza. birahagije kubera ko ntabwo azi ikiratini. ariko aravuze ngo inika venenum. bivuga ngo kauda ni umurizo cyangwa se igisembe. venenum ni venon, ni ubumara. ubumara bw'inzoka bo murizo nicyo bivuze. nicyo asobanuye. Ruvuya icuze. Repent. akoze muri iki gitondo. ubwo nawe mu muhogo we harimo ubumara bw'inzoka bo murizo. Come on man. Come on. muri iki gitondo dupfuye iki koko? Biragaramaje cyane arankomerekeje. ubuje kunyexpose muri iki gitondo. ndi umwambasaderi w'ikiratini mu Rwanda. aramamaje urankomerekeje. undi muntu ugeze kubikora ni Taifa nawe yarabivangavanze gutyo ndamukosora. yaba nkukomeretse ariko ntekereza ko birenze twese umuntu nzajya bakosora. ariko nabonye gukosora ni byiza. umunyarwanda wanjye kumukosora ururimi ni ikibazo gikomeye. ni ikibazo gikomeye mu abigira beef. ahubwo tunahere naho ngaho ni n'isomo rikomeye cyane. tugomba kumenya ko izi ndimi ntitwazivukiyemo, barazize. bivuga ko ibintu wize ntabwo rimwe na rimwe ntabwo biba ngombwa ko bimetiriza 100%. hari igihe harakakwisoba. hari igihe waba ubizi 95 kakaba karasigaye. niyo mpamvu humanum est. Humanum est. none se ibintu by'indimi ngiye biranancanga. n'ikinyarwanda Lorenzo twavukiyemo ko tutakizi. nyine icyo usabwa nabonye mzee Tom Ndahiro arimo arandika kuri Twitter avuga ati niba sosiyete z'ubucuruzi zitangiye kwica ikinyarwanda turabigira gute? abandika make bakandika abandika make ukandika make nko gucya kwa mu gitondo burakeye. ngerekeza ko ikintu ukeneye ni kimwe: kwemera kwiga ukaba flexible, ugukosoye ntugire ikibazo ugahita wiga. nkaho kantu nkubwibwo ntuzakibagirwe. nyine inika veneno ni nk'umugani ushobora gukoresha uvuga ngo wenda ibya nyuma bica amazuru. kugira ngo ikizamini cya nyuma wenda urugero uri nko muri teze runaka ukavuga uti shaka njye kwiga inika veneno, donc kanjye kwiga ibya nyuma bica amazuru. ugakoresha ahantu heza. Mugaragu yasetse yumiwe. waramutse neza cyane Mugaragu David. waramutse neza kwizigera. amahoro nawe uguwe neza muri iki gitondo? ubyutse wiga nawe? nawe hari ibintu ujya uvuga by'ikigande nkumva biracanga cyane. ni ukuntesha umutwe. none se ubwo ariko biba bigucanze ariko ntabwo bivuze ko marabivuze nabi. ubwo nyine urwo rubuta rw'umuntu ariko nyine ugomba no kubisobanura. ariko mbivuga turi ku ruhande neza rwo rwumve bivugiye kuri mikoro ngo dukoresha ikinyarwanda nabisobanura. basuhuza abantu bakabaka abantu batwumva hano mu Majyaruguru hano hafi y'umupaka. mugiye bareba Sebone Banyebo
aha ngaha waramutse neza cyane bwana Rugaju. Waramutse neza cyane. Nawe uguwe neza? C'est bon. Wambaye neza kabisa nk'abajene b'itawuni. Birahosha. Menya utari buze kugarukira hano. Oya ndagarukira hano rwose. Ndi muri Kacyiru umunsi urarara i Kigali. Urarara i Kigali. Ndarara i Kigali. Ndarara i Kigali. Witujijisha. Ndarara i Kigali. Turaziranye. Noneho uriya muzee wa baraza wawe. Ese ko makuru yose nyafite muzee wa baraza wawe imiteguro yose imihembo yose umutwe turaje mu isaha ya mbere nicyo turi bubanze guhera reka tubwire ko uyu munsi mu rugo rw'imikino twongera kugaruka kuri federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda yamaze gushyira ahagaragara urutonde ndakuka rw'abakandida bazatoranywamo abazayobora federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda muri 12 batoranyijwe 8 ni bakandida unique abandi 4 nibo wenda batwavuga ko hazaba mu guhatana ariko indi myanya 8 yo abantu bazaba bamaranira kubona amanota 51 uwitwa Gacinya Chance Denati ngomba gutanga ubutabera bwuzuye byo gupfundikiranwa no kufukiranwa ntago bizakunda nitabaza CAF na FIFA nta mpamvu yo kandidatire yanjye yangwa mu gihe ibyemezo by'ubujurire bidashobora kugira umuntu ari wese ubihindura ubwo birumvikana turaza kuganira kuri aya matora turaganira ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi barimo baragenda biyongera ejo noneho wari utahiwe ni bwana Mukunzi Yannick nawe yageze muri camp hanyuma amakuru ahari nuko nyumvanye Lorenzo muri iki gitondo yuko ibyamangwende birimo biragiye mu buryo ashobora kuzitabira umukino azaba awurimo ubwo birumvikana Amavubi mureke tuyaganireho kuko mfite n'abavandimwe bari yorukewe ntawe ntabwo azaboneka hanyuma ubwo birumvikana dufite n'abavandimwe babiri hariya muri Mozambique nabo baduhaye amakuru yuzuye cyane ku ikipe y'u Rwanda Amavubi tuba twagerageje gukurikira hirya no hino nabwo turaza kubumvisha uko ikipe yabo ihagaze ejo yanganye na Malawi 1-1 mu mukino wa gishuti hanyuma ubwo birumvikana turaza kubakomoreza kuri transfer abakunzi ba Rayon Sport mu hafi hari transfer z'iwanyu nkesha tenye dufite nziza cyane turi buze kubaramburira nuko zihagaze muri rusange hanyuma twamuke twigire ku mugabane wiburayi habiri byinshi cyane bivugwa n'amakuru cyane cyane ya za transfer abakinnyi bagomba guhindura amakipe ndetse n'abagomba kujya mu yandi makipe Kim Min Jae ushakishwa na Manchester United ni nako na Ben nayo imukeneye cyane uyu mugabo gahunda ze zimeze gute Declan Rice miliyoni 100 z'pound rwose Arsenal yarazemeye it is a matter of time nubwo bwose bisa nkaho bamwe batabyemeza ariko Declan Rice amaherezo ariya gukina mu kipe ya Arsenal ngayo nko rero reka twikoze mu karuhuko gato cyane gusa ntituze kurengagiza witwa Queen Karimpinya wonye ko ari wisa Milton yaraye amupostinze ubona tuzaza kugaruka kuri uno mwari utwara yamushyize kuri story yamushyize kuri story turaza kubigarukaho tumenye Queen Karimpinya women in sports Queen Karimpinya yaraciye impaka ni mu kanya gato cyane